Hero mumeze mute noneho kuri iyi channel yacu ni Midwife Dorcas. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic ibimenyetso muruza ku mubyeyi twite. Muhawe ikaze rero, murakaza neza abakoze subscribe, mukomeze mudukurikirane, abashyashya nabo muhawe ikaze mukande kukazogera kugira ngo ibiganiro tuzadukora bizajye bibageraho. Ibimenyetso muruza rero ku mubyeyi twite niyo topic tugiye kuvuga uyu munsi nkuko nabivuze. Ni ibimenyetso umubyeyi utwite ashobora kubona agahita yihutira kujya kwa muganga, kuko iyo atagiye vuba bishobora kugira ingaruka ku mwana ndetse nawe umubyeyi hakazamo n'urupfu atinze kugerayo. Ikimenyetso cya mbere tugiye kuvuga kuva amaraso. Kuva amaraso mu gihembwe cya mbere cyangwa se inda ikiri ntoya biba bigaragaza ko inda utwite igiye kuvamo, gukuramo inda. Rero uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe ko hari icyo bagufasha inda yawe itavamo. Gutwita kubona amaraso rero mu gihembwe cya kabiri biba bigaragaza ko ingobyi ishobora kuba yomotse cyangwa se placenta yomotse, kandi ibyo bintu ni bibi cyane kuko iyo yomotse nihutire kujya kwa muganga, ari umwana arahagendera n'umubyeyi kuko urumva bari gutakaza amaraso. Bityo rero umubyeyi ubonye amaraso yaba inda ikiri nto yaba ari inkuru, ni ikimenyetso muruza yihuta agomba guhita ajya kwa muganga. Numubona amaraso yaba ari duke yaba ari menshi ntukabikerense, ujye kwa muganga kuko biba ari bibi cyane. Ikimenyetso cya kabiri rero ni ukubabara umutwe. Kubabara umutwe ku mubyeyi utwite cyane cyane iyo bije mu byumweru 20 byo hejuru biba ari ibimenyetso bibi. Biba biranga ushobora kuba ufite umuvuduko mwinshi, cyane cyane binagendana no kumva ubabara mu gifu, utareba neza. Ibyo bimenyetso byose ni bibi ku mubyeyi utwite. Ni wa mutwe uzumva ukuriye, wanywa paracetamol ntukire, wanywa amazi ntukire, icyo gihe wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufatire umuvuduko barebe ko waba utari hejuru, cyangwa se nanone ukaba ufite n'iyindi ndwara itari umuvuduko uri hejuru. Umutwe igihe uzakurya ukumva nuri kugabanyuka nuri gukira, wihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatatu muruza ku mubyeyi utwite ni ukugira umuriro. Kugira umuriro ni ikimenyetso nacyo kibi kuko cyane cyane usanga ababyeyi benshi kubera abasirikare b'umubiri baba baragabanyutse, usanga bakunda kurwara indwara nka malariya ukurikije muri bihugu dutuyemo. Rero iyo ugize umuriro ugomba kujya kwa muganga kuko umuriro uba ufite izindi ndwara zawuteye. Niba atari na malariya ashobora kuba ari izindi infection zagiye zibitera. Ntabwo ugomba kugira umuriro ngo ubikerense wigumire mu rugo, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya kane ni ukumeneka ku isuha. Isuha ni amazi umwana aba arimo. Iyo yari imenetse yaba inda yawe ikiri ntoya yaba inda nkuru, byose ni ikimenyetso muruza ugomba kujya kwihutira kwa muganga. Kumenuka ku isuha ni ukuba wicaye nk'ahantu cyangwa uryamye wahagaruka ukumva uratose. Iyo utose urumva ni isuha iba yamenetse. Twaba ari duke twaba ari twinshi ugomba kujya kwihutira kwa muganga kuko isuha ishobora kumeneka, urureri rw'umwana rukaba rwasohoka, bityo umwana agahita ahagendera. Kandi nanone iyo isuha yamenetse nabise, imyanda ibiri kuzamuka ikagera ku mwana ndetse nawe ikakugeraho, ukaba wagira ikibazo cy'ama infection yo muri nyababyeyi kubera ko isuha iharinda yamenetse. Rero nkuko nabivuze, isuha iyo yamenetse kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatanu ni ukumva umwana adakina. Rero ntabwo umubyeyi agomba gutegereza ko umwana adakina, ahubwo iyo yagabanyutseho gukina uko yari asanzwe akina bitewe n'igihe afite, iyo yagabanyutseho ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Niba yakinaga wenda nk'inshuro 10 mu masaha 2 cyangwa se mu masaha 4 ukumva ari gukina 10, 5, byumvikana ko byamanutse.
ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagire icyo bamufasha. Cyangwa se nanone ababyeyi bakunda kwitiranya ko umwana yasinziriye. Oya, nta mwana usinzira igihe kinini, ahubwo haba harimo ikibazo. Ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukugira isereri. Kugira isereri ku mubyeyi utwite nacyo ni ikimenyetso mpuruza, kuko ishobora kuba afite isukari iri hejuru cyangwa se yararwaye diyabete ku mubyeyi utwite, kandi nayo ni mbi, irica. Rero iyo wumva ugira isereri, ukarya ukanywa bikanga gushira, bikongera bikagaruka ukagira indi sereri, ugomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko nabyo ntabwo ari byiza ku mubyeyi utwite. Kandi ntabwo utegereza kujya kwa muganga ari uko isereri ije 2, 3, 4. Hari igihe uba wumva utegereje ko bikomera, kandi ubundi ugomba kugenda hakiri kare. Ntabwo utegereza ko bikomera, ugenda hakiri kare. Dukomeze rero n'ikimenyetso cya 7, ni ukuribwa mu nda. Kuribwa mu nda ku mubyeyi utwite nabyo ni ikimenyetso mpuruza. Bishobora kuba ibise byatangiye cyangwa se ukaba urwaye izindi ndwara nk'ama-infection. Kandi kuribwa mu nda ntabwo bijya biza byenyine, akenshi bigendana n'umugongo. Rero kuba byaza ukigumira mu rugo nabyo ni bibi, kuko akenshi na kenshi nk'abantu batwise inda ya mbere usanga babyitiranya ibise batabizi. Ubwo rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko bishobora kuba ari ibise. Bikaba ari ibise ukaba wabyara igihe kitageze, cyangwa se ukagira ibindi bibazo mu rugo. Rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakareba niba ari ibise, yaba inda ikiri ntoya kuko ushaka kubyara n'umwana udashyitse, yaba yakuze, byose ni ibintu tugomba kwitaho. Ikimenyetso cya 8 ni ukuruka. Kuruka ku mubyeyi utwite akenshi na kenshi usanga bikunda kubaho iyo inda ikiri ntoya, kandi nabyo ni ikimenyetso mpuruza. Kuruka nacyo ni ikimenyetso mpuruza, kuko usanga iyo umubyeyi arya ikintu cyose akiruka, akarya ikintu cyose akakiruka, ni ikimenyetso mpuruza. Ni hahandi hahita haziramo isereri, umwana ntagire ibiro bihagije. Niyo mpamvu iyo umubyeyi adashoboye kurya ikintu na kimwe, yihutira kujya kwa muganga bakagira icyo bamufasha, kuko atinze nabyo byaba bibi. Ndizera rero dusobanukiwe neza ibimenyetso mpuruza byose twabisobanukiwe, ariko icy'ingenzi nshaka kugarukaho ni uko ibi byose twavuze haruguru iyo ubibonye ugomba kujya ku ivuriro rikwegereye. Tugushishikariza kujya ku ivuriro rikwegereye bakagufasha, bakaba baguha ubutabazi bw'ibanze, kurusha kwihutira kujya ngo aho bagukurikiranye kandi wenda harimo urugendo rurerure rw'isaha cyangwa amasaha 2. Icyiza wagana ikigo nderabuzima kikwegereye, cyangwa se ibitaro, cyangwa se irindi vuriro rikwegereye, kugira ngo bagufashe barebe ko batabara ubuzima bwawe n'ubw'umwana buri mu kaga. Murakoze rero. Ufite ikibazo cyangwa se comment yama nadusharinge muri comment, ubutaha tuzakivugeho. Murakoze. Yari umubyaza Dorcas. Ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ku isonga. Murakoze, naho utaha.